mwarabu sha ntari bimani bro kubona uwo bwikoye muri phone wa kintu none simani komba nabuze icyo nkora sinigwe naguzoge nzari kuvuza ubuhoha sha nanjye do ndayaragiye mani bo nyine hari service nene nicyo kugusaba ngambire to ntari nimba katagura gato nyine nimba katagura nyine ejo umubyeyi mani bya televiziyo cyo mu Rwanda yakigurishije wagurishije televiziyo none ntabwo urapfa mvambe sinzi byo gupfa bije mikimwa je nyiri kintu n'icyo kubwira cumbikiye umunsi umwe ndetse niba utagurishije televiziyo ngende bakwiye nibyo nshatse kuvuga yego ndabyanze ariko mfite ubundi muntu wagucumbikira ngiye ntacyo nakumarira pe n'izina ry'Imana nyine nkokora ku kantu nyine gakore ntare mani ndanaca ntari bimana wowe n'intega mari nta birenze tu ntacakongera ko yarahanze ntari bikatse mu guhamagarira to kamuhamagare mubaze nuko nyine to nta birenze yes ruga none se mane ko hari umujama w'inshuti yanjye nyine uhuye n'akabazo te nyine ngabo baramukotoje ntago wamutamukavumo se shasta wana hari bito katse mabwire ducamo kare okay sawa remeye abyemeye to ntabirenze nicyo wemerera wakintu narabikubwiye tu tumugireho Like you lost another one. Mwarabu. Sha salama rugo. Igozi, mereze no musoto yanjye. Shora cyayibukamwa. Mizwe tutugange nawo kujugiye ugutabara. yaguhereza mwara tumaze Mana biwagira mani yanagira imvugo. Sawa na biturabikurikirana nyine hatagendaga zanye n'agatete nyine tume muri hano tunyine. Mazanira kanoza tete twicaje tuganira. Fata mwarabu watakiwe toka nzameze nabi idageni cya mwarabu naguma ngira intebe yanjye urabona sakata wowe yanasanze unyicariye ku ntebe yanamusakuye ngo nkawe ko wari kuri ndi bitere yawo ubunyo ntebe yari buya wakora amafaranga yo kuyishyura karabuye intebe irakuze mva bro genza make nayo gukuru kwicara squat gacyangica za sigo amashyange imyanda tushiranye none ko ndi ko namuneye ngo nje gucumbika ninde ngiye gucumbikira mama nkuko nabikubwiye nyine ugiye gucumbikira yigumane tu ngiye gucumbikira yigozi bisi neza rero urashaka umucumbikira kungira karasi papex z'umwana wo mu rugo ko ejo ndi yazijyaye umwana nabyo umwana bimenye mwa ubwo se urwo umuntu yari kubyibaga gute ndahashaka uragize n'ikintu kizima narashe nagize n'ikintu kizima nsanganiye papex zambaye angayisikari ni 5 sha what sai kurukundeba cyane ewe ndatunguwe pamperis udore umujama mucumbikira mane ejo bundi papex z'umwana wo mu rugo ahita zigurukana ibyutse saa 11 yari yagiye kare mane tapaza kubinda umwana tapaza kubinda ibintu vya yamore muri ikintu kizima havuye n'ikizi ni yatangu gusa none nagarutse ngo ucumbike rugo twiga ngo twa watermelon nagarutse neza neza ngo ucumbikire nyine tubushana ariko mane pro wongera kubinkora ari bito mukorera umuti mukorera gayaje ko naho kwa nuwacu nari bito nari wacu bitemuka mu akantu kari kagize umwana aho tukirize imbere karishya niko sha ruga cyo warizembewa uricaye naka gakungu kose amasano utari wayoze kugeza izi saha bari gutuma nawe ngo kabise vie waridago njye nge najye kwifata nkoze ibyombo wakiriwe umva sha wa mwana we narakubwiye ushaka umukozi wanjye ndacyari umusore ntabwo ndasaza genda ujye koza ibyombo ntabyo ndoze ushaka urugo rwawe ntabwo ndashaka ariko si siveri kamubwize mukuri bonye ejo n'umwe militara mu biryo nge ngajya gukuzana iyo mbiriti ugiriye akamenyero sha narakubwiye ushaka umukozi nawe ndashaka urko neza noze ibyombo byanjye nzajye nkumesera se udashaka umukozi nabwiza mukuru bireke nta kintu nakubwira gukora irambiti nakoze n'umuntu yakongoje ubwo ndi kubibona fresh to ntaribi angwa ikino tuki wari sazaho rata twikomeza twiganirire mwaba jama bandi mbona vya watoshye bisaza kubana nabyo ni ibintu bitushuru ibintu byo kiba kiza kimbogera ariko si vya wagiure kamanika kaganira subira mu nzu wadari ariko urabizi subira mu nzu sha yumvise urabizi ko ndikubona bana banjye
muremuretse gato bamubwira vayo uzamuza umwana ndebere ndagasa mwana nayo ndatunguwe wagira ngo ntabwo ari sema arapfusha ngo yoza amasahani mana yuzi ibintu cyangwa ingigurisha ya televiziyo ibirore bankoreye nageze mu rugo nsanga yaguze umupanga mwiza nahise nibwiriza niyo mpamvu burya tatanje nawe urinde nahise nibwiriza kuko ndindayo ubundi mba ndiheze nta nubwo mba nkikiri guhumeka ese yari guhita gufungisha na muzi cyangwa ahita nakwica ceceka mwavera uramuyobewe cyanda muzi nawe ni umuco w'ingabire ni umuco w'iranda muzi nawe reka ndebe ariko suruga kwandi kubona vyo yamukandamije mana aremera konda mu mana ahubwo twagumye mu nzu ahubwo bari mu bikimwa ndabizi sha wasanga nyamara reka dutegereza nari turebe isuku wayemeye kuncumbikira ariko mvutse bintu umva mwa umva ngira wa mwana warize byo ibintu ndakubyarutse ntabwo nashobora kubana n'umwana umeze nkawe Vese ubwo ibintu nkoreye handebera di ako kanya hanyuma namwe all of you mumvira yewe naringize mbonye umuntu wo kunjumbikira ahubwo mbonye yo tujya turaterana inga Jesus out si wowe unyoheje se Hey, Jesus Christ of Nazareth.